inshuti zanjye tujya duhurira ahangaha sur la protection de mon cœur, ndabasuhuje ndabaramukije abo tutaherukanaga. Nukuri nongere mvuge ni Uwiteka Imana abaha umugisha. Ibyacu nakagaruka rero, uyu munsi nje mu kiganiro kihanangiriza abantu Imana igirira neza bakazamuka ikabateza imbere bagasigara bakandagira abakene. Bivuga ngo kirazira kikaziririzwa kwirata cyangwa se gusuzugura umuntu umaze gusumbya ubushobozi. Ahangaha rero tujya tubona ko tuhigira ibintu byinshi bitandukanye, ariko akenshi tuhigira ibintu bituma tubaho nta bitubangamiye, bituma tubaho imitima yacu isa nkaho itekanye. Rero iyi topic njya kuyitegura, mfite umuvandimwe wansabye yuko nategura iki kiganiro kuko bimaze kuba navuga ngo mbese bimaze kuba subwo ni nkikira. Abantu benshi bafite ubwirasi n'ubwiyemezi kuba yabaho ari umukene, yagira amahirwe Imana ikagenda imuha umugisha. Uko imuha umugisha azamuka akumva hari abantu agomba gusabana nabo, hari n'abadashobora gusabana nabo kubera yuko atakiri mu rwego rwabo. Ibi bintu rero ni bibi cyane. Wenda urugero, reka ntanga urugero. Dutuye mu mudugudu, uwo mudugudu utuyemo Imana igize uko ibigenza, ubonye akazi keza, ubonye amafaranga, ugiye witeza imbere mu buryo butandukanye, noneho ukavuga uti ngewe bwa runaka duturanye ntabwo nzongera kuvugana nabwo. Ugasanga ushaka kubana n'abakire bagenzi bawe batarabaho ngaho mu mudugudu, batuye ibunaka, ariko abaturage muturanye ntukeneye kuvugana nabo. Ikibi cyabyo rero ni iki? Mu buzima nta muntu udakenera undi. Uyu muntu ukize ashobora kugira ibyago, bya byago yagize akaba yakenera yuko umuturanyi amutabara. Wenda reka turebe urugero rwa hafi. Ushobora guterwa n'abajura, bikaba ngombwa yuko ukoma akaruru, ukeneye abantu bagutabara. Ya nshuti yawe iri iburyo bwawe, inshuti yawe iri ibumoso bwawe, iyiri inyuma y'iwawe, iyituye aho ku irembo iwawe, kubera yuko ubarenzeho, utajya usabana nabo, utajya ushyikirana nabo, usohoka mu rugo iwawe wigendera, ugenda hirya kure gushaka babandi muri mu rwego rumwe. Ba baturage akenshi hari n'igihe ubanyuraho ntanamwaramutse, ntanamwiriwe ubahaye, kubera yuko utakiri mu rwego rwabo, ufite abo mushaka kugendana mu rwego rumwe. Wibuke yuko tukiri ahangaha, niba uteye akaruru ngo utabarwe, uratabarwa, wagatabawe na ba baturanyi bakuzengurutse. Ariko kuko utabiyumvamo nabo ntabwo bazakwiyumvamo. Yandura uvugije, buri wese araceceka aravuga ati ni runaka aryumeho, ahubwo n'uwari ukinze gake akinge cyane, kugira ngo nyine ibyawe ubyimenyere wenyine. Urakora ubukwe, urakora ikirori runaka, ugatumira inshuti zawe zikize, ntabwo ukeneye kubana nabo, kandi nibo ba hafi, nibo ba bugufi bwawe. Natanze urugero mvuga nti umunsi waterwa ntabwo bazagutabara, kubera yuko hari uburyo wabitwayeho butari bwiza. Aha rero ndavuga ni ntanga inama ku muntu wese Imana yahaye umugisha. Iyo Imana ikuzamuye ikagira aho ikugeza, jya wibuka yuko Imana iguteje urutambwe, igushyize hahandi ariyo yaremye na ba bandi basigaye munsi yawe. Uvuga uti ko Imana ingiriye neza ikaba impaye ibintu, wenda nta n'ubigusabyeho da, ariko se n'uburyo kinabana n'abantu ntababangamiye, ntabiraseho, batambonye ukundi kuntu. Wige gusabana n'abakene, wige gusabana n'abakire, kandi mubane neza. Ahangaha njya gutanga urugero, njyewe nyiri umwana mutoya, nigeze hari urugo twari duturanye iwacu, bari abakene
noneho abana babo akenshi niyo twatekaga inyama, hari ukuntu nk'umwana yasaga akakwegera akavuga ngo iwanyu mwatetse inyama, ngo uwampa inyama. Noneho umwana umwe twari mu rugero rumwe, yari umwana w'umukobwa, abana buriya nta kibi bigirira muri bo, tukajyana ku ishuri n'iki, noneho rimwe nza kugira gutyo iwacu twatetse ifiriti n'inyama, ndabyibuka, ndabifata agasashi, kuko yajyaga akunda kumbwira ngo ngo uwampa inyama, mfata inyama ebyiri ndabyibuka nzishyira mu gashashi, ndangije mfata n'agafiriti nshyira n'inyama n'ifiriti byonyine najyanye. Noneho njya kumunyuraho tugende ku ishuri, ndamubwira tugende. Twaragiye tugeze mu nzira nkuramo za nyama na ya firiti nashyize mu ishashi, ndamuhereza, ndamubwira nibirye hanyuma dukomeze urugendo. Umwana arabirya arishima, biba birarangiye turikomezanyiriza. Mu by'ukuri buriya abana n'imfura, ntabwo bazi kunena. Umwana ajya kunena bagenzi be kubera yuko abibona kuri se na nyina ari babandi bigira abahatari, nawe rero akura ari umuhatari, akumva ko atavugana na ba runaka. Yewe rero ntabwo ibyo byari gukunda cyane, kubera yuko urugo narerwagamo ntabwo hari iwacu, hari kwa data wacu, ngewe niho narerewe. Noneho urumva nta muntu wanozaga kwimana, nta n'umuntu wanozaga kugendana na ba runaka no kutagendana na ba runaka. Ngewe abantu bose, kandi ishaje ariko bimeze, ngewe abantu bose turamenyana tukanashyikirana. Noneho umwana arambwira ngo biraryoshye, ngo nukuri Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha, kubera ukuntu nyine urumva twaragendanaga kandi tunaturanye, byabaye nk'akamenyero. Igihe cyose iwacu twaba dufite nk'utuntu twiza, nka tumwibira nkamuha. Byaje kugera igihe rero niga segonderi, biza kuba ngombwa yuko mbura umuntu ndihira ishuri. Papa wanjye wandihiraga, data wacu nawe wari ukiriho, nza kubura umuntu ndihira ishuri. Biza kuba ngombwa yuko ndashaka kubaha ubuhamya, nanabereka uburyo gusuzugura umuntu uri munsi yawe ari bibi, kandi byakabaye byiza ari igihe wenda wakamuboneyeho umugisha. Biza kuba ngombwa yuko nyine mbura umuntu ndihira ishuri, nta muntu nari mfite ndihira ishuri. Noneho kumwe nibereye mu urugo rw'iwacu ntabwo rwasabaga umunyu, nabonaga abandi bana bakifata bakajya gukora akazi ko mu rugo, yewe ntabwo ndi bujye kugakora. Umwana wo kwa runaka oya, ntabwo byari gushoboka. Abandi bana ukabona bagiye kurangura inyanya, amavoka, abana twari mu kigero kimwe, bakajya kurangura utuntu tw'inyanya, amavoka, imyembe, ibintu mbese nk'ibyo, bakajya kubicuruza. Noneho jewe ntabwo nari kubikora, kubera ko nari umwana wo kwa runaka, ntabwo umwana wawe yakora ibyo bintu. Biza kuba ngombwa rero yuko wa mwana najyaga nibira amafiriti n'amanyama. Noneho nza kumwegera, ndamubwira ko mbona uzi gucuruza, waretse nkagushakira amafaranga nawe ukajya ucuruza, genza ashaka amafaranga, wowe ujye ugenda urangure amavoka, imyembe, ujya gucuruza, noneho wowe nuzana inyungu tuzajya tuyigabana. Umwana arabikunda cyane. Jewe rero nari mfite umugisha, nari mfite shangazi wanjye mwiza wankundaga cyane. Noneho nkagira ababyara banjye bakuze bafite akazi. Mubyara wanjye umwe niwe waje kuma amafaranga 5,000. Ndagenda yaha wa mwana, ndamubwira aya mafaranga genda noneho uyakoreshe, wowe ntabwo uzajya uyangarurira, wowe uzajya urangura ucuruze, none ibyo wacuruje uzane tugabane inyungu. Umwana arabikunda cyane, urumva nawe nta gishoro yari afite gifatika. Amafaranga arayajyana. Amaze kuyajyana, no kuvuga ngo we iyo yajyaga kurangura yarambwiraga ati ndanguye ibi ngibi byayangaye. Yava gucuruza akazana ya mafaranga akampa inyungu, nyine tukayigabanira aho ngaho. Yari umwana mwiza cyane, tukayigabanira aho ngaho. Ngenda nibikira udufaranga gake, arukuntu nagendaga gura utufuta two kwisiga, nkagura umwenda wo kwambara. Ntago mbese muri make nta muntu nari mfite nuri ibibazo byanjye byose.
ariko uwo mwana maze kumuha ayo mafaranga utwo yungukaga yaratunzaniraga nkagira ukuntu ngenda mbigenza icyo gihe ntabwo nari ndimo kwiga, nari nahagaritse ishuri. Biza kugera igihe rero ya mafaranga nagiye mbika, naje kubona umugiraneza undihira, ariko akandihira amafaranga make atari bundihire minerivare yose. Bonjya ku ishuri, mu kujya ku ishuri wa mwana kuko ngiye yarancururizaga we twagabanaga inyungu. Biza kuba ngombwa yuko abwira undi mwana mugenzi we nawe udafite igishoro, aramubwira ati runaka kari wampaye amafaranga, mugusabire nawe aguhe amafaranga. Bari bazi ko ndi umwana wo mu bakire. Mugusabire nawe aguhe amafaranga, hanyuma nawe ujye ukora tujye tumuzana tumuhe inyungu. Anzanira ubundi ubwo amafaranga. Urumva nari ngiye ku ishuri, ifite n'umugisha, mfite abantu bagenda banyikundiramo gake. Nakundanaga n'abantu b'abamama, buriya mujye mwigisha abana gukora bakiri batoya. Ndibuka umumama umwe najyaga nkunda kujya gusura umwana we, twari mu kigero kimwe, nasanga basohoye imyenda bagiye kumesa. Igihe cyose iyo nageraga batangaga imirimo, kuko urumva umwana wawe naramukundaga dukundana. Ubwo iyo nageraga bakamuha akazi nawe akamufashaga kugira ngo tubone umwanya wo kuganira. Byaje kuba ngombwa rero yuko ngiye ku ishuri, uwo mama nawe Imana imuha umugisha, hari utuntu tumwe yamfashijemo kubera yuko yarazi yuko mwubaha. Gutyo mbese aha nanone ntanzemo isomo rivuga mujye mwigisha abana gukora bakiri bato. Urumva ngiye kuko nagenderwa na bamukadata gukora n'ibintu nakuranye ndi umwana ndinze mbisazana. Utwo turimo namukoreraga twatumaga nawe ama kudufaranga dukeya tutari twinshi, ariko nyine buryo umwana icyo umuhaye cyose arishima. Ubwo rero umwana yarigezana undi mugenzi we, aramubwira ati runaka niwe wampaye amafaranga, mukubwirire nawe aguha amafaranga tujye tumukorera tumuzanira inyungu. Undi ati yego nibyo ndabyemera. Ubwo nawe mushakira ibindi 5,000, nibibaye 10 biri mu gasozi. Abana bari abana nyine urumva mu bakeneye ibintu byose baracuruzaga, nta kintu kimwe bakatiraga, n'idodo baraziranguraga ko amafaranga bari bayafite. Bakaba mu mafaranga, ngiye nibera ku ishuri, nta n'umuntu wo muri famiye ngiye wandiye ishuri nawe. Ubwo byaje kurangira ya mafaranga bamaga wamugira neza wanyishyuriraga makeya, ya mafaranga babana bampaga niyo nongeranyagaho nkajya kwiga. Bumwe na bumwe hari igihe bitavagamo neza, ariko udufaranga bampaga hari ikintu twafashaga. Ngiye nta musore wigeze ungurira amavuta yo kwisiga cyangwa se umwenda, nawe. Ubwo rero ubwo buzima kuko nabubayemo, utwo twana tugenda tumfasha mu by'ukuri hari ahantu ngiye twasayidiranye. Ngiwe urumva niba narashatse ya mafaranga bo bari bayabuze, ngewe mbona aho nyakura ndayabaha. Nabo kubera bari bafite mu mutwe bazi gucuruza kandi nta n'ikintu kibatangira, niba abana bari babayeho mu buzima bwo gushakisha, bivuga ngo no kurya iwabo byari kuri manu mfashe. Urumva ko bakuze ari bwa bwana. Abana b'icyo gihe abenshi ntibajyaga no kwiga, bwakuze ari bwa bwana nyine buzi gushakisha kugira ngo burebe ko bwabaho. Amafaranga bakajya bamfasha, ariko ubwo byavuye ku ifiriti n'inyama nibaga iwacu nkabibaha. Yaba ari iwacu ntawe ugeze abimenya ko izo firiti nzitanga, cyane yuko nakundaga kwegera igikoni cyane. Bivuga ngo babana urumva ngewe ikintu bamfashije, Imana yanteguriye aho nzakura amafaranga mfasha mu kwiga kwanjye, ko yabonaga nta muntu hari uzabimfashamo, kandi noneho inyura muri wa mwana w'umukene. Urumva ahantu byahereye turi abana batoya cyane, dufite mu myaka 12 bikazamuka tukarinda dukura tukaba abangavu, tugikundana dukundaniye kuri za nyama na wa muceri. Abo bana rero baransunitse cyane ko mu kwiga kwanjye rwose pe babigizemo uruhare. Bo ntabwo babaga babizi yuko wenda amafaranga bampa nyajyana ku ishuri, cyane yuko ibyo byose ibintu byose ngewe nakuze nanjye narashaririye. Nta muntu wajyaga apfa kumenya ibintu byanjye. Ibyanjye byabaga ari ibyanjye, byabaga ari ibanga ryanjye nkabyimenyera.
bivuga ngo rero ahangangiye isomo nashatse kwigisha, gusuzugura umuntu ukennye ni bibi cyane, kuko nta muntu udakenera undi. Murumva abo bana njye narabakeneye, nabo barankenera, twese turazamukana. Ubu ni abantu bafite ingo, ni abantu babyaye, nanjye mfite urugo, kwiga kwanjye bimbeshejeho kandi nibyo binunze, ubwo urumva aho byavuye. Rero umuntu ugira ikintu ubona ukumva yuko wasuzugura umukene, ujye wibuka yuko Imana yabiguhaye n'uyu munsi yanabikwambura nawe ikabimuha. Nta hantu Imana itakura umuntu ntanayitamugeza. Kubeshya ni kubi, twese tubaye mu isi, ariko ubuzima bwacu buri mu biganza by'Uwiteka. Kugira ngo tugire icyo tubona nuko Imana iba yabyemeye. N'uwakibuze suko ibimwanze, ahubwo haba hari ibindi irimo gutegura. Ntabwo rero tuba dukwiye gusuzugurana, cyane yuko tuzi yuko twaremwe twese n'Imana, tugaturuka kuri Adamu na Eva, nibo bantu ba mbere bageze ku isi, nibo dukomokaho. Niba umuntu umureba ukamubona nk'umunyagasozi, ntabwo uragera ku kigero Imana igushakaho. Bivuga ngo kugira ngo ube uri ku rugero rwa nyarwo, ni uko umenya yuko wa mukene ari we murumuna wawe, ari we muvandimwe wawe, ukamenya yuko mugomba kubana muri bwa bukene bwe na bwa bukire bwawe. Ese wajya unaryama ukavuga uti Imana ndagushimiye yuko wampaye ibi bintu. Ntabwo rero gushima Imana ari ukujya ngo twitarake, tuvuge, turirimbe, dusirimbe, tuvuge ngo turashima Imana. Bivuga ngo gushima Imana kwa nyako ni ugusangira n'abakene ku byo ufite, kuko Imana iyo ibonye ibyo iguhaye ugenda uherezaho n'abatabifite, ibona ko no kukongera ibindi nta gihombo, kubiguha ubasha kubifashisha n'abatabifite. Abakunzi banjye rero tujya tubana ahangaha mu biganiro byanjye, ni ukuri rwose aka kantu ni ak'ubwenge, twige kubana n'abantu bose, abakire abakene, kuko hari igihe umugisha dukeneye Imana iwuduha inyuze kuri wa mukene. Bye.